Ndabasuhuje kandi abifuza amahoro y'Imana aho muri hose. Ikiganiro cy'uyu munsi ni muri ya gahunda yo kurebera hamwe amagambo y'icyongereza afitanye isano rya hafi na hafi n'amagambo dusanga mu rurimi rw'ikinyarwanda, amagambo y'umwimerere. Igiteye amatsiko nuko ayo magambo tuyasanga mu ndimi z'ibihugu duturanye kandi ari ibihugu byakolonijwe n'Abongereza. Nicyo gitumye nafashe gahunda yo kugenda nshakisha ayo magambo. Urutonde rumaze kuba rurerure. Abakurikirana ibiganiro byatambutse mu minsi ishize bagiye bayibona. Tumaze kugira ibiganiro byinshi muri iyo gahunda kandi turacyakomeza. Nicyo gitumye nagira ngo nsabe abakurikira ibi biganiro kujya babisangiza kugira ngo abantu bajye batanga ibitekerezo. Uko dutanga ibitekerezo turi benshi niko tuzakomeza gusobanukirwa turi benshi. Ni ikimeze nk'umusanzu mbasabye, kubera ko ikiganiro nk'iki ku magambo y'ururimi rw'ikinyarwanda ntabwo ari ikiganiro nkora mu nyungu zanjye, ni ikiganiro nkora mu nyungu za rusange, mu nyungu z'u Rwanda, mu nyungu z'abanyarwanda bose, cyane cyane urubyiruko, kuko nirwo rufite umurage w'u Rwanda mu kiganza ejo hazaza. Ikaze mu ikiganiro mutegurirwa na Cool News. U Rwanda ni igihugu cyagize amateka akomeye muri iyi si. Nuko umuntu yivugira ibintu nk'uku bakavuga ngo ariko abanyarwanda namwe mwishyizeho. Uwajya mu mateka y'u Rwanda yasanga hari ibintu byinshi u Rwanda rwagizemo uruhare muri iyi si, mu mateka y'iyi si. Ibyo tuzagenda tubigarukaho buhoro buhoro, ariko uyu munsi tugiye kurebera hamwe ijambo riteye amatsiko cyane. Ni ijambo riteye amatsiko cyane kubera ko nanjye ubwanjye ndimo kuritekerezaho. Naravuze ariko ibintu birakomeye, uwashaka yanabyitondera, kuko ni ibintu usanga ahantu hose. Uriya ngo kuvuga no gutaruka. Sinzi umuntu twaganiriye, tuza kuganira ku magambo yanditse muri Bibiliya. Usanga hari ibintu bijya gusa n'ibibera mu Rwanda. Aho ngaho ni naho twahereye, turavuga tutari ko buriya umuntu arambwira atari ko buriya uzi ko ngo nare ya mabuye, ndavuga ya mabuye yubatse iyi zahabu ngo yubatse Yerusalemu. Uriya ngo Salomoni, umwami Salomoni ngo yakuraga hari iwacu. Turabiganira. Uriya ngo hari umuhanda, sinzi n'umuntu yawita umuhanda, ariko ngo hari abakozi, umuntu yabita abakozi kuko abagaragu nabo sinzi ibyo niba n'abakozi sinzi ibyo, ariko intumwa za Salomoni, z'umwami Salomoni ngo zavaga i Yerusalemu zikaza iyo nzira yose zikurikiye zikikije icyo bitaga Rift Valley, ngo zikagera hariya ahangaha iwacu, hariya hakurya y'Ikivu, kujya gushaka amabuye yo kuzubaka ya ngoro ya Yerusalemu. Niba ari ukuri niba atari ukuri, ibyo ngibyo ntabwo ndabitekereza neza, ariko buri Imana izadusobanurira igihe nikigera. Gusa nagira ngo twiganirire nyine ku mateka y'u Rwanda, nk'uko nyine bajya bavuga ko ngo n'uriya mugezi, bavuga ko kandi n'uriya mugezi wa Nile, uyu mugezi wa Nile ariya mazi atunze abanyamisiri, abantu baza Yerusalemu, iyo ngiyo aho hose ayo mazi ngo akomoka aho ngaho iwacu. Ni ukuvuga rero ko ahakomoka amazi haba hakomoka ubuzima, hakomotse ubuzima amazi ari yatunze abo bantu. Urumva ko hari byinshi byihishe hariya iwacu, tuzagenda dusobanukirwa buhoro buhoro. N'ayo mabuye rero nta gitangaza ko niba baraje kuhavoma amazi no kuhacukura amabuye, nta gitangaza cyaba kirimo. Ako ngakara agaciyemo nka kwa kundi abavandimwe bacu b'Abarundi bavuga. Nagira ngo dutangire kino kiganiro
twumva amateka y'u Rwanda, uruhare rw'u Rwanda muri iyi si, kugira ngo tuzajya dukomeza tukita agahugu gatoya nyamara turi igihugu gikomeye muri iyi si. Amagambo rero tuvuga, kuba amagambo afitanye isano rya hafi na hafi n'amagambo y'icyongereza, nta gitangaza ko yaba ari amagambo y'ikinyarwanda abongereza bafashe bakayahindura akaba ururimi rw'icyongereza ariko bikomoka mu Rwanda. Iyi si turimo aho tugeze aha, izi ntambara zirwanwa hirya no hino, hari ikintu dusangamo kijya kumera nk'ubucuruzi. Urebye ni intambara z'ubucuruzi, kubera ko isi isigaye igendera ku kintu bita mu cyongereza economy cyangwa economy mu gifaransa, mu kinyarwanda sinzi niba economy bisobanura ubukungu. Ni ibintu bijya kumera nkabyo. Usanga rero imidugararo hirya no hino, abantu bararwanira ubukungu. Kera intambara zarwanwaga habaga ari nko kwigarurira akarere, ukwigarurira ukaba ufite abaturage benshi n'imisozi myinshi, ubwami bukaba ari ubwami bukomeye. Ndavuga aha muri Afurika. Ariko abazungu bo siko babibonaga. Bo intambara bagendaga barwana, barebaga ibiri mu butaka, twe twarebaga ibiri hejuru, bo bareba ibiri mu butaka. Na babandi bazaga kudukoloniza badushukishaga, bakadushukisha nk'amasaro, bagacukura amabuye bakikorera bakajyana. Ibyo bya peteroli byari bitaraza, ariko bo babaga bishakira ibiri munsi y'ubutaka. Ni ukuvuga tukareba hejuru, wa mugani sinzi bavuga ngo batungira urutoki hejuru ngo twerekeze amaso ku Mana n'imitima, noneho ngo bagatora ibiri hasi nyine, bagacukura ibiri hasi bakagenda. Badushukishaga amasaro bagatwara amabuye. Twebwe rero hari abantu baje gusobanukirwa ko ibimeze nka zahabu byari bifite agaciro, batangira kujya babigira nk'ikimenyetso cy'ubukungu. Igihe twebwe mu Rwanda nk'ibyo by'amazahabu ntabwo twari tubyitayeho, ubukungu bwacu byari wenda umuntu yavuga nk'inka. Urebye kugira inka n'abana byari ndamukanya ngo ugira inka n'abana, ugasanga twebwe abanyarwanda ubukungu bwacu ni inka n'abana. Hari ibihugu byavugaga biti twebwe ubukungu bwacu ni zahabu. Mu bihugu bya Afurika bimwe na bimwe hari abafataga zahabu, ugasanga bafite za zahabu bakirwa bazitamirije mu gatuza, bakitwa abakungu. Igihe cyarageze kubera ikimeze nk'iterambere, tukajya dushaka nk'ibintu bimeze nk'ibikoresho. Ibyo ni byatumye tujya gushakisha impande n'impande zacu ibintu wenda nk'ubutare, gutangira gushongesha ubutare, abantu bakavanamo nk'ibikoresho, imiringa, abantu bakavanamo nk'ibikoresho cyane cyane byo kwirwanaho nk'intwaro, icumu, amacumu n'imyambi. Ugasanga abantu mbese biga gucura. Ubwo bucuzi, gucura
nkeka ko ari nabwo bwavuyemo ijambo gucuruza, kuko hari ababaga bafite ibyo bikoresho bivanye mu gucura, abandi bakazaza gusa n'ababibahahaho, bakaba bakuzanira nk'amasaka, bakuzanira nk'uburo, bakuzanira nk'ubuki, ukaba wabaha ibintu byavuye mu bikorwa by'ubucuzi. nkeka ko gucura no gucuruza nibwira ko bifitanye isano. Ndavuga ahantu mu rurimi rwacu rw'ikinyarwanda, ntabwo twagera mu cyongereza. Ubucuzi bwaba bwaravuyemo ubucuruzi, kubera ko nyine abantu bazaga guhaha, kugura ibi ari ukuri umuntu yabyita, sinzi niba umuntu yabyita kugura, gushaka ibikoresho biturutse ku mirimo y'ubucuzi. Ni ibintu byumvikana kuko ni ibintu byabayeho, ibintu byabagaho mu bihugu byacu, mu bihugu bya Afurika. Nibwira ko no mu Rwanda byahabaga gucura no gucuruza. Gucura rero byabaga ari byo byanze bikunze ari mu bisa n'amabuye, ubutare, umuringa. Ibingibi bamwe ubungubu barwanira, ubungubu umva ko mu Rwanda n'abo bazungu bataraza, ndagira ngo byarakoreshwaga, ariko bigakoreshwa nta kubirwanira kurimo, kuko abantu ntabwo bari bazi umumaro wabyo mu rwego rw'isi, kugeza ubwo abazungu mu bushakashatsi bwabo bamenye ko bihari. Burya iyo bazaga gukoloniza babanzaga kohereza abo bita abantu baje nko kurambagiza, kureba aho bazakoloniza hariho. Ntabwo bavuga kwihutira gukoloniza gusa batabanje kureba icyo ubutaka bwaho buhishe. Ni ukuvuga ngo babanzaga kureba icyo ubutaka buhishe, boherezaga abantu bashinzwe kwiga iby'ubutaka n'abashinzwe kwiga iby'umuco, amateka. Ibyo bintu bakabyitwaza. Ni ukuvuga ngo iyo bamaraga kubona ubukungu buri mu butaka, bagombaga gushaka n'uburyo abantu bazashyamirana. Ni ukuvuga bakamenya amateka yabo kugira ngo bazabone ikintu gituma tubateranye gute. Kwa kundi bavuga ngo aho ugiye gutera uhatera ibuye. Ni ugushaka ikintu gishobora guteranya abantu kugira ngo nurangiza use n'ubatabara, ariko wabateranije. Ibyo byose ni ibintu bigaga, ibintu bijyanye n'umuco, ibintu bijyanye n'amateka, ibintu bijyanye n'ubukungu, cyane cyane ubukungu buri bwihishe mu butaka, kubera ko nibwo bwabagenzaga, kuko bari bazi amabuye, ibyo bita amabuye y'agaciro icyo ari cyo. Gukoloniza nta kindi byari ukwiba, urebye byari bigamije gusahura umutungo kamere w'abenegihugu bakoresheje uburiganya. Urumva igihe cyarageze, bari bamaze kumenya, ntabwo ari iwacu gusa, ni ku isi yose, bamaze kumenya ibyo abo bitaga umuntu yabita ngo iki, bene abantu batuye ahantu mu buryo bwa gakondo, abenegihugu, bene babandi mbese bo bita nk'umuntu yakwita abasangwa butaka. Bari bamaze kubona ibikoresho byabo, uburyo babibona,
mbese ibintu byose babyize babimenye, urumva babona ni ikintu umuntu yakwita isoko. Icyari gisigaye rero ni ugufata wa mutungo wabo kamere, ubwo ndavuga ibyo bita amabuye y'agaciro, no gutwara ubwenge bwabo, ndavuga ubwenge bw'abo baturage bw'aho bashaka bagiye gucuruza, noneho bakagenda bagashyiraho akabo cyo nakwita design, barangiza bakabagarurira bya bintu, bikaza bibahenda kandi bikaza bituma ugomba kubapfukamira kugira ngo ubibone. Ndavuga baba bagashaka wahakibwa, nanze kubita ibisambo, bakakugarurira icyo bakwibye, icyo bagusahuye bakakikugarurira bakigutegekesha. Rimwe na rimwe ngo baragufasha, cyangwa se ukagomba kubakorera kugira ngo ukibone, ibintu birebire cyane. Ubwo rero haje kuza, noneho hajemo n'ibi by'amatelefone, hazamo na imbunda, bakaza kukwiba amabuye bakagenda bakayakoramo imbunda bakaza kugarurira. Mbese ubucuruzi buhabwa intebe ku isi yose, ariko ubwo amabuye y'agaciro bwo buza ari rurangiza. Icyo bita amabuye y'agaciro buza ari rurangiza. Ibintu byose ni amabuye, amasaha ni amabuye, amatelefone ni amabuye, ibintu byose ni amabuye, amabuye aba nk'isangano ry'ubucuruzi. Uzitonde urebe nk'ibi bya peteroli bitaraza, wasangaga ureba ahantu ahiswa ngo hari amabuye y'agaciro hose, hari intambara. Kugeza kuri uyu munsi hari ahitwa ngo hari amabuye y'agaciro, hari n'intambara, cyangwa habaye intambara, cyangwa hazaba intambara. Ikigaragara cyo nuko ayo mabuye ateye intambara. Twasanze rero ko ibintu byo gucura, by'ubucuzi, icyo umaze gucura ukajya kugicuruza, twasanze ari ubucuzi no gucuruza n'ubucuruzi ari ibintu bifitanye isano. Ariko bacura iki? Bacura ibivuye mu mabuye. N'amabuye bakazavanamo ikintu cy'ubucuzi, kuko niyavamo ibyuma, bagacura ibyo byuma nyine bakazavanamo ibikoresho bajya kugurisha. Ubucuzi, ubucuruzi. Ikintu ugucura rero ni ijambo rikomeye cyane, kuko burya hari no gucura n'ijambo. Bavuga ngo hari n'abacura amagambo. Ni ukuvuga ikigaragara cyo nuko ya mabuye barayacura, bagafata igikoresho, ikintu gifatika, ibuye, bakongeraho ubundi bucuzi, ubucurabwenge, ngira ngo ikintu bafite mu mutwe, bizavamo icyo bita design. Hanyuma ugahuza n'igikoresho, yabuye, ukavanamo ikintu, ubwo ni amatelefone nyine, ubwo ni ibyo bikoresho byose, ubwo n'ayo masaha n'ibindi byinshi biva mu mabuye, kuko amabuye nyine ari amoko menshi, za zahabu, za diyama, za ubutare, byose, iyo miringa, byose ni amabuye. Amabuye y'agaciro, amabuye gucura, gucuruza.
niba rero iyi si ubukungu bwayo, ubukungu bw'isi bushingiye ku gucuruza, ni ukuvuga bushingiye ku bucuruzi. Ubucuruzi ni ugucuruza ibintu bivuye mu bucuzi. ubwo ndavuga iby'ibinyampeke bitaraza, nizo peteroli zitari zajya mu isangano rusange ry'ubucuruzi. Ibindi bikoresho bishingiye ku bucuzi bukomoka ku mabuye ngo y'agaciro, nibwo ubona bwari bukwiriye isi. Ubwo turahera nyine n'icyo gihengo cy'uwo mwami Salomoni aza gucukura amabuye yo kujya kubaka ingoro y'i Yerusalemu. N'ubundi bucuzi bwose bwagiye bukurikiraho kugira ngo ibikoresho bibashe kuko ibikoresho bikomoka ku mabuye y'agaciro, ndagira ngo nta wabivuga ngo birangize. Ni byinshi iyo urebye usanga amabuye ariyo arimo gutegeka isi. Izo telefone zo zirabitubwira neza cyane, izo ntwaro birabitubwira cyane, ayo mamodoka, ibintu byose biratubwira, twereka ko amabuye afite uruhare runini mu bukungu bw'isi. Amabuye, akabuye, utubuye, ikibuye, ibibuye, ndagira ngo n'uwavuga urubuye runini nabwo bizaba ibibuye binini. Wowe wakurikiye ibiganiro byanjye, tukareba ukuntu dusesengura amagambo kugira ngo tuzavanemo igicumbi cy'ijambo. Ubu ndagira ngo wumvishije ijambo ry'icyongereza dushaka gushyira ahagaragara. Mbere y'uko dukomeza cyangwa ngufasha kugira ngo umenye iryo jambo, urifindure wa mugani, reka mwibutse ko inyuguti bita E mu Kinyarwanda ni inyajwi. Ntabwo ushobora kwandika inyuguti yonyine udashyizeho inyajwi. Iyo nyuguti ntabwo igira agaciro mu Kinyarwanda, nicyo gitumye inyajwi uyongeraho kugira ngo nyine arizaha ijwi iyo bita indagi. Tuvuge nko muri ijambo twavugaga ibuye, wongeraho E kugira ngo bibe ye. Uko udashyizeho ye byakwitwa ibuye, ugasanga ntabwo bisobanutse mu rurimi rwacu rwa Kinyarwanda. Ariko iyo E ntacyo ivuzemo cyinshi, ni ukugira ngo gusa ihe ijwi, kuko nyine yitwa inyajwi mu buryo bwo kuvuga, ubone mu mvugo gusa, kugira ngo rya jambo rivuge iki. Aha rero ndagira ngo ushobora kuvumbura ijambo dutsimbarayeho, ijambo dushaka gushyira ahagaragara. Mu gihe nizeye ko wowe ukurikiye kino kiganiro wagerageje gutekereza iryo jambo, aha ndavuga ku muntu uzi Ikinyarwanda n'Icyongereza, hari kera mu Rwanda ntabwo baguraga, ntabwo bagurishaga, hari ukundi babigenzaga, ntibyitwe kugura, ariko byabaye ngombwa ko
iyo umuntu amaze kugira ikintu, ndavuga n'igihe n'amafaranga yari atangiye kuzira, waba ufite ikintu umuntu yakwita igicuruzwa, byashobora kuba ari n'imyaka, byashobora kuba ari umunyu, byashobora kuba ukajya kugishakira ahantu wakigurisha, babyitaga kubunza ikintu kugira ngo kibashe kugurwa. Hari n'igihe n'umuntu yagendaga ajya kugura, tuvuge nk'abantu bagendaga bagasanga afite agafuko ku mugongo ku rutugu, agiye kugura nk'ikawa, agiye kugura amasaka, agiye kugura ibishyimbo ku mwero wabyo gutyo. Hari n'ijambo ryo bitaga kubuyera. Kubuyera ni ijambo urebye ubu ngubu ni ijambo rimeze nk'igitutsi kuvuga ngo uriya yirirwa buyera, ariko byaturukaga kuri abo bantu nyine bagendaga bava ku rugo bajya ku rundi, bava ku muhana bajya ku wundi, rimwe na rimwe bavuga murashaka umunyu, cyangwa se mufite ibishyimbo, mufite ikawa yo kugurisha, ibintu nk'ibyo. Noneho bene abo bantu bakabita ngo barabunza ikintu, ariko kubuyera niho byaturutse, kubera ko uva ku muhanda ujya ku wundi usa n'udahagaze ahantu hamwe, babyita kubuyera. Aha ndagira ngo nyine dukomeze kugira ngo uzumve ijambo nyakuri dushaka kugeraho. Kubuyera rero bitaraba ikintu kimeze nk'igitutsi by'agasuzuguro, bifite ahantu nabyo bikomoka. Kubuyera bitewe n'icyo uwabuyeraga yabaga by'ukuri, uwabuyeraga by'ukuri yabaga afite ikintu ashaka kugeraho, ntabwo yari inzererezi, ahubwo yabaga ari ku kazi ke. Ahangaha naho ndagira ngo umuntu ukunda ikinyarwanda, ukunda n'icyongereza, umuntu ukurikira, ubwo ndagira ngo yumvishije ijambo dushaka kugeraho iryo ari ryo. Aha rero urebye neza icyo duhuriyeho ni ukugura no kugurisha, ni ukuvuga gucura no gucuruza. Uwajya gushaka ijambo gucura mu cyongereza no gucuruza ntaho bihuriye, ariko hari ikintu bihuriyeho, nuko ucura aracuruza. Iyo amaze gucura agacuruza, ni ukuvuga harazamo ikintu bita kugurisha, kugura no kugurisha. Ariko nanone kugira ngo dusesengure amagambo yacu neza, tuyumvikane kandi tuyumve kimwe, kera abantu bagura, hari igihe bafataga nka zahabu, ubwo ibintu by'amafaranga byari bitaraza, akaba yafata nk'akazahabu kangana wenda n'igipfunsi, akaba gafite nk'agaciro wenda ninguha zahabu ingana gutya, wenda urama abagaragu bangana 120, sinzi, ni urugero nguhaye. Noneho ibyo bikitwa nabyo bikaba bimeze nko kugurisha, kuvuga batewe uko ibuye ringana. Hari igihe ryabaga ari rinini cyangwa se ryisumbuyeho cyangwa se ari gato, bikagenda bihabwa ikintu nakwita igiciro cyangwa se agaciro hakurikije uko ibuye ringana. Hari igihe cyageze
havumburwa uburyo bwo gupima. Ubwo nibwo haje ibintu byo kuvuga ngo ikiro, igarama, mbese ibintu byo gupima uburemere. Noneho abantu bakajya bagura ibintu hakurikije uburemere bwabyo. Ndagira ngo mu Kinyarwanda ikintu bita umunzani twarakimenye, turakibuka. Ugasanga hari umunzani ukaba ufite ibintu bitaga amabuye. Bajya kugurisha ibishyimbo cyangwa kugura ibishyimbo, bagafata ibuye ry'ikiro kimwe, ibuye ry'ibiro 5, ibuye ry'ibiro 10, ibuye ry'ibiro simbizi, ibintu byo gupima uburemere. Ibyo bikoresho bakoreshaga twabyitaga cyangwa byitwaga amabuye, kubera ko na kera bagura hari igihe hagati yo gutangira gupima no gupima bakoresheje ibiro, no gupima no kureba, gupimisha ijisho, hari igihe bajyaga bafataga nk'akantu kameze nk'agasahani, bagapangaho nyine utubuye. Ubwo byari zahabu byanze bikunze cyangwa se amadiyama. Noneho bakavuga bati kuri aka gasahane kuzuye uraduha ibintu bitewe n'ikintu umuntu ashaka nyine. Nari natanze urugero nko ku bacakara, kuko abacakara baragurishijwe cyane. Abantu bitwa abagaragu bo kujya gukora mu mirima, kujya ku rugamba n'ibiki byose baragurishijwe cyane kera. Aha ndavuga kera, mu myaka ya kera cyane. Icyo nshaka kugeraho ahangaha ni ibipimo. Nibyo navugaga, ibipimo. Mbere bapimishaga ijisho, nyuma bageze aho ngaho bakareba akantu kameze nk'agasahane, bakavuga bati inshuro ndumva no mu Rwanda byarabagaho, bagafata nk'akantu kameze nk'uruho cyangwa nk'uruho, bakavuga bati, cyangwa ubu umuntu yakwita nk'agakombe. Noneho bakavuga bati inshuro 10, inshuro 2, naya utuntu nk'utwo, badakoresha umunzani. Nyuma rero ibyo by'iminzani ipima uburemere yanditseho, bakavuga bati ibuye iri ni ikiro kimwe, iri ni ibiro 2, gutyo. Ibuye urumva, kuva twatangira kuganira ku ijambo, twahera hariya iwacu hakurya y'ikivu, tuvuga ku byerekeranye na Salomoni. Ibyo yazaga gushaka ni amabuye, ni ibuye. None twakomeje kuvuga amabuye, tujya mu matelefoni tuvuga amabuye, tuvuga ku bintu byo gucura, tuvuga amabuye, iki byose tuvuga amabuye, tuvuga ibintu byose. None tugeze no ku mabuye y'umunzani, amabuye y'agaciro, iki byose. Ijambo ibuye, iyo uvuze ibuye, amabuye, utubuye, ibibuye, urubuye, iki byose, hari agapande k'ijambo kadahinduka, kakandi twita igicumbi. Ni ba, u cyangwa ba mu Kinyarwanda, u na ya. Mu Cyongereza ndagira ngo ni buy. Iryo jambo nubwo bitavugwa kimwe neza na neza mu Kinyarwanda no mu Cyongereza, ariko byandikwa kimwe, buy, ba, u, ya. Ibuye, akabuye. Byibutse ko ya nyuguti wongeraho mu Kinyarwanda
yari yo mu mvugo gusa, kugira ari cyo gitumye izitwa inyajwi. Ndagira ngo ijambo ry'icyongereza ryo bita buy, to buy, to buy, mu kugura, kugura, to buy. Tugiye muri ya mvugo ijya kumera nk'agasuzuguro, kubuyera, twasanze ko umuntu yabuyeraga mu by'ukuri abunza ibyo agurisha kugira ngo abantu babe babigura. Ubwo naho harimo buy, kubera ko arimo aragurisha, arimo aratuma abantu bagura. Buy, iryo ni ryo jambo rye nashakaga ry'icyongereza, to buy, rifitanye isano n'ijambo ry'ikinyarwanda ryitwa ibuye. Kwa kundi njya nkunda kubivuga, niba hari uwumva nta kuri kurimo yabimbwira, uwumva harimo ukuri nk'uko njye mbibona nawe yabimbwira, kugira ngo ubwo araba anteye inkunga kugira ngo nkomeze. Kuko iyo umuntu akora ibintu abantu bakabyemera bakabishima, ndagira ngo bitera imbaraga, kugira ngo no kuba ko bitera ishema, kuko ishema si ryo ryangombwa, ahubwo bishobora gutuma ngira umurava, nkakomeza ngashakashaka n'andi magambo menshi, uretse ko iyo ndayafite ntabwo nzayabura no mu myaka yegera ngo sinzi. Nta magambo ni menshi cyane y'icyongereza afitanye isano rya hafi n'ururimi rw'ikinyarwanda, ndayafite. Urutonde ni rurerure cyane. Ubufasha bwanyu nshaka ni ukubimenyesha, ni ukubiganira cyangwa se mukabisangiza bagenzi banyu, kugira ngo bizagere no kuri babandi bashinzwe umuco n'ururimi mu kinyarwanda rw'ikinyarwanda, kugira ngo bihabwe agaciro, kugira ngo ururimi rwacu ruhabwe agaciro. Aha rero igihe nagira ngo mvuge nti kuri iri jambo to buy n'ibuye, n'uwanjyana ndagira ngo imbere bya bindi njya mvuga yaba hariho urubanza rw'ururimi, nagenda nkaburana nkarutsinda. Ibuye, kugura, hari nabyo bituma nyine amabuye, umva kugura no kugurisha nibyo bizana ubukungu bw'isi ubu ngubu, nacyo gitumye amabuye barayarwanira cyane. Ahari izi ntambara z'amabuye, nacyo gitumye iki kiganiro twakise cyangwa nakise urugamba rw'amabuye. Urugamba rw'amabuye, urugamba rw'amabuye, ubu ni urugamba rugezweho. Ndagira ngo abanyamerika niba batarabitwumvishije, ubwo ni uko nta matwi tugira. Urugamba rw'amabuye. Niba rero iki kiganiro mwagikunze, mukisangize bagenzi banyu, mukigeze ku bandi, kugira ngo benshi, kuko uko mugenda mukimenyekanisha, mugisangiza, ni nako kigenda kigera ku bantu benshi, noneho bigatuma abantu bamenya ukuri, bizatuma abanyarwanda bamenya ukuri
kugira ngo ururimi rwacu dushake amabanga y'ururimi rwacu. Munsi twamenye amabanga y'ururimi rwacu, tuzamenya n'impamvu zo kubaho zacu, tubihe agaciro, tumenye icyo u Rwanda ari cyo kuri uyu mugabane dutuyeho, u Rwanda icyo ari cyo mu batuye isi, Ikinyarwanda icyo ari cyo mu zindi ndimi. Kubera ko ndagira ngo hari amagambo menshi igihe nikigera Abongereza bakabimenya, bazavuga bati hari impamvu, bazaduha icyubahiro kidukwiye, agasuzuguro kabe gakeya. Urumva? Murakoze kuba mwakurikiye iki kiganiro. Imana